zihamagaye, yazihamagaye, zumvijwe zikamukurikira, aziyoboza ubuntu n'ubugwaneza. Yesu niwe mungeri, Yesu niwe mungeri mwiza, mpabwa umugisha. Yes, amenya inama ze zose, nazo zikamumenya. iyo yazihamagaye, zumvijwe zikamukurikira, aziyoboza ubuntu n'ubugwaneza. iyo yazihamagaye, zumvijwe zikamukurikira, aziyoboza ubuntu n'ubugwaneza. aziragira mu cyanya cy'ubwatsi butoshye, asubira amazi meza, aziragira mu cyanya cy'ubwatsi, asubira amazi meza. nacyo zitinya, nacyo zikanga, ziguwe neza, imana yishimba nacyo zitinya, nacyo zikanga, ziguwe neza, imana dusubire none kandi nacyo zitinya, nacyo zikanga, ziguwe neza.
Yesu ashimwe. Nanone haleluya, haleluya. Tujye kurimba ngo nta kintu intama zitinya nta nicyo zikanga. Yesu ni umwungeri mwiza. Haleluya. Ane watubwiraho gato burya nsa n'umwungeri mwiza, ubundi tugatarama mu izina rya Yesu. Twese duhaguruke dutaramira umwungeri mwiza. Haleluya. Ari Zaburi ya 23 abantu bamaze byibura umwaka umwe mu rusengero barayizi. Twese tuyifatanye. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nyiriho.